yaragiye itereta wa mugore birakunda, bapanga ibintu byose, bagenda bagiye kuri hoteli bagiye kuraramo, ndetse bagera no mu cyumba. Bamaze kugera mu cyumba, yahise arya akara umugabo w'uwo mugore ati umugore wawe turi kumwe, ndetse nta kindi gisigaye, tumaze gusangira, igisigaye ni ukumwishyura tukajya mu gikorwa, banguka. Nguhaye ikaze wowe uhisemo gufungura ino video kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro. Ngira ngo rero ibiganiro byacu mumaze kubimenyera, hasigaye haza abantu benshi bakaduha ubuhamya bwabo, haba mu makomenti, arabanyandikira kuri WhatsApp, bakanyoherereza ama voice note, ubwo nzajya ngenda nyuramo mu buhamya gake gake yampitamo ubwo ndi bubaganirizeho uyu munsi. Hanyuma nawe ufite ubuhamya wifuza kutugezaho, nimero ni ya yindi ya WhatsApp 0785 333903. Mwibutse ko nanone ukeneye serivisi za massage, ukeneye kuruhura umubiri, watwandikira n'ubundi kuri iyo nimero. Ahangaha rero ubuhamya tugiye kuganiraho ni ubuhamya bw'umugabo, ariko uyu mugabo yangoye cyane, yambujije gukina voice note ye kuko yanyoherereje audio, arangije arambwira uti ndashaka ubuhamya bwanjye uzabunyuze mu kiganiro, mfite ikibazo kinkomereye, umugore yarananiye, ndagira ngo mungire inama, ariko uzashaka ukuntu bikora, ijwi warihindura rikaza rivuga ukuntu, ariko sinshaka ko abanzi bazamenya ko ari njyewe wagiye gutaranga umugore wanjye. Ni ukuvuga ngo ntago ndi bukine audio, inkuru ye ndayivuga mu ijwi ryanjye nkanjye, kuko nayumvishe ndayirangiza. Yanyohereje audio y'iminota 5 ndayumva ndayirangiza. So uyu mugabo mbere yuko yohereza ino voice yatangiye agira ati nashakanye n'umugore undusha amafaranga, nari nzi ko umugore wanjye ari umukirekazi ndetse afite hoteli ikomeye, ntari buvuge izina, gusa iyo hoteli yari yarambeshye ko ari iye. Kumbe umugore wanjye naje kuvumbura ko ari indaya yigurisha mu tubari, mu mahoteli ahenze, ndetse ni n'indaya ihenze cyane, iryamana n'abagabo bafite amafaranga menshi cyane. Ndetse yambwiye ko adashobora kubireka ngo kuko na buno buzima bwiza mbona tubayemo bwaturutse muri ubwo buraya. Hanyuma ibindi ni voice note ndabanyuriramo muri makeya, nanjye ko nzi kubara inkuru simubizi ko akantu ko kubara inkuru abagore ari utuntu twacu, pfa kuba kakunyuze mu gutwi gusa ntago wakibagirwa. So guys, reka ndeke blague. Uyu mugabo mu busanzwe yari umumotari, niko kazi ke, ariko yararobaga kwa kundi uba ufite moto y'umuntu ukajya mu kazi wataha ukamuverisa 7, 5 bitewe nayo mwavuganye. Uyu nawe niko kazi yakoraga. Igihe cyarageze aza guhura n'umukobwa, uwo mukobwa imodoka yari yagize ikibazo, yagiye kuyikoresha mu igaraje. Nuko uwo mukobwa yagombaga kumara ibyumweru 2 atega moto, ahita asaba uwo mumotari ko yamara ibyumweru 2 amutwara. Tayari umumotari ubwo nimero ziba ziratanzwe, atangira kujya amutwara muri iyo minsi. Bitewe n'ukuntu batangiye kugenda bamenyerana, biza kubyara ubushuti budasanzwe. Ngira ngo murabizi inshuti iva ku nzira. Muri kwa kumenyana rero, uwo mukobwa byaje kurangira arekeyeho gutega moto, imodoka ye iba nzima. Mu kuba nzima asezera wa mumotari, ariko atwara nimero ye kuko bari bamaze kuba inshuti, n'ubundi bakomeza kujya baganira. Bitewe n'ukuntu umukobwa yari yarikundiye igisore cy'ikimotari, murabizi injuga z'abamotari rero bafite ukuntu bagenda bakuganiriza ku buryo rwose hari igihe uhura n'umumotari ukumva ntushaka no kumureka. Uwo mukobwa byaje kurangira yifuje guhindurira akazi wa mumotari. Ati narakwikundiye, uri umusore mwiza, ndifuza ko naguhindurira ubuzima ukava mu kimotari. Ate se urifuza gukora iki ngo hindurire ubuzima? Umumotari ati
njyewe nkunda ibintu bijyanye no gucuruza, umfashije ukampa igishoro najya mu byo gucuruza cyangwa se ukangurira moto yanjye. Umukobwa yari afite amafaranga. Ikintu yabanje kumukorera yamuguriye indi moto. Umusore arekera aho gukora akorera abandi, Averisa atangira kwikorera. Hanyuma muri kwa kwikorera rero, ubushuti bwabo burakomeza, biza kurangira umumotari nawe ashoye umubindo atereta umukobwa w'umukire. Hari igihe umuntu akugirira neza rwose nawe ukumva wamukunda pe, birangira bakundanye. Bamaze gukundana, urukundo rurakomera, baza kugera ubwo batangira kuganira ibintu bijyanye no kubana nk'umugabo n'umugore. Ubwo bari bamaranye imyaka nyine nk'ibiri gutyo. Bamaze gupanga ibyo kubana, umukobwa atariko njyewe ndi umukobwa wihagazeho, nturuka mu muryango ukize, ntago nashakana n'umugabo w'umumotari. Ese wanyemerera nkaguhindurira akazi ukava mu kimotari? Ni ikihe kintu kindi wumva washobora? Umusore atariko njye nakubwiye ko nkunda ubucuruzi, ati nafungura iduka cyangwa ikindi kintu nkacuruza. Umukobwa ati reka noneho ngushakire igishoro, ufungure kenkayori nini cyane izajya icuruza ibikoresho by'ubwubatsi, akajya aranguza amasima n'ibindi byinshi. Ubwo urumva kenkayori iranguza murayumva, aba ari kenkayori nini cyane kandi rwose isaba ibishoro byinshi. Nicyo bahisemo. Umusore wari umumotari tayari abatangiye noneho kujya aranguza ibikoresho by'ubwubatsi. Atangira noneho gukorera amafaranga agaragara, iduka rinini, ya moto ye aba yihereje undi mumotari, akazajya akora noneho amuverisa. Nyuma y'igihe gitoya umusore yaje gukira, noneho ubuzima burahinduka, abaguza utubanza hafi aho atangira kubaka. Arangije aza guporopoza umukobwa ko nibabana bazabana mu nzu ya wa musore. Umukobwa nawe atariko mfite inzu yanjye nkunda cyane, numva ariyo twazabamo, niyo nzu numva ntewe ishema no kubamo, ndayikunda cyane kandi n'ubundi nta kibazo, byose ni ibyacu. Bidatinze umusore kuko yari amaze gukorera amafaranga atangiye gukira, agenda atanga inkwano, ariko mu nkwano yatanze harimo n'amafaranga y'umukobwa. Umukobwa yaramubwiye uti nkeneye ko wemeza iwacu, bakabona ko ndongowe n'umugabo ushyitse, akira ku nkwano wateguye nongere haya ngaya. Muri make umukobwa arikwa, niko nabivuga, cyangwa arigura. Ahereza wa musore amafaranga. Amafaranga ya wa musore ababaye menshi, urumva hiyongeremo n'ukuboko kwa wa mukobwa, ajya gutanga inkwano zigaragara pe. Iwabo w'umukobwa, dore ko yari na famiye ikomeye, iba iranezerewe cyane, iravuga uti umukwe n'uyu nguyu, nta wundi twari twifuzaga n'uyu nguyu, kuko yari abemeje. Umusore muri iyo minsi rero bari barimo baranitegura ubukwe. Umukobwa yamuguriye n'imodoka, yamuhaye n'impano y'imodoka. Noneho ariko bisa nkaho muri iyo minsi, bitewe n'aya mafaranga umusore yari amaze gutanga mu nkwano, nayo yari amaze kugura ibikoresho by'ubwubatsi, amaze kubakisha ya nzu yumvaga azabanamo n'umugore we, amafaranga yasaga nk'amushiranye, ku buryo gutegura ubukwe, yaba sare, kwishyura ba bantu bose imyenda n'ibiki, byavuye mu mafaranga y'umugore. Urumva ko umugore yari afite mu kuboko kunini cyane, cyane ko yari afite amafaranga menshi cyane. Ubukwe buza kuba, barabana nk'umugabo n'umugore. Ariko umusore akaba yarigeze kubaza umukobwa akazi akora, bitewe n'uko yabonaga afite amafaranga menshi kandi akiri mutoya. Umukobwa amubwira ko hari hoteli, ntari buvuge izina ye, iyo hoteli irakomeye iranazwi hano, yamubwiye ko ari iye. Umusore ati rwose nta kuntu uyu mukobwa ufite amafaranga gutya ananirwa gutunga hoteli. Barabanye rero nk'umugabo n'umugore, ndetse umugore avuga ko bamuhaye agakonje k'ukwezi kumwe gusa muri hoteli, agomba guhita asubira mu kazi. Yari yihaye agakonje k'ukwezi kumwe. Barabanye, abageni, honeymoon igenda neza nta kibazo. Nyuma y'ukwezi kumwe rero umugore yarongeye aba bize, ni naho ibibazo byose noneho
byatangiriye kugira ngo uyu mugabo aze kutugisha inama. Bamaze kubana nk'umugabo n'umugore, umugore yasubiye mu kazi kandi akazi ke gakorwa ryari? Nijoro. Umugabo ati ese mugore wanjye nta kuntu wahindura shift n'ubundi ko wikorera ukajya ujyayo ku manywa ariko nimugoroba tukaba turi kumwe tukararana nk'umugore wanjye? Umugore ati hoya, hoteli ni iyanjye kandi hoteli igira akazi kenshi nijoro, iyo ntariyo rero ntabwo akazi gakorwa neza uko mba mbishaka, ngomba kujyayo nijoro, wowe humura ntabwo nzigera nkuburira umwanya. Umugore yasubiye mu kazi saa 11 cyangwa 2 z'umugoroba, yabaga amaze kwitegura akaba aragiye, akagaruka mu gitondo saa 12, akagaruka ananiwe cyane, ananiwe hahandi kwita ku mugabo bitabaga biri bukunde, agahita ajya mu buriri agahita asinzira. Yamara gusinzira akongera kwicura saa 11 z'umugoroba, akaraba tayari ahita agenda. Muri kubyumva? Akaraba ahita agenda. Noneho umugabo bitangira kumubangamira. Umugabo urumva yatahaga saa moya, saa 2, akazi k'ubucuruzi ke karangiye, yagera mu rugo agasanga uburiri burera nta mugore uhari, akaryama. Mu gitondo akabyuka ajya mu kazi nabwo umugore aribwo atashye. Ni ukuvuga ngo bya biganiro biba hagati y'umugore n'umugabo, mureba iby'iterambere ry'urugo rwanyu, ibibazo byo mu rugo ntabwo byabagaho. Kandi murabizi urugo rutagira ikiganiro, urugo rutaganira biba bigoye nyine. Umugabo bitangira kumurambira, aguma kwihangana. Muri kwa kwihangana ariko aza gutangira kwiyumvamo umukozi. Kwa kundi urumva mu gitondo niba umugore asinziriye, urumva umugore atashye saa 12, arananiwe, yaraye mu buraya, atashye yasambanye, yakoze ibiki, ahise ajya mu buriri. Ubwo umukozi mu gitondo niwe urategurira breakfast umugabo, niwe uratera agapasi, niwe urahanagura inkweto, tayari. Nimugoroba umukozi niwe urakira umugabo ibyo kurya bya nijoro, niwe uramumenyera nimba akeneye buri kimwe nyine. Umubano w'umugore n'umugabo n'umubano w'umukozi n'umugabo, w'umukozi wabaye munini kurusha uw'umugore. Nuko umugabo muri kwa kubura umugore akabura n'umuntu baganira, akaganira n'umukozi, byaje kurangira bibereye inshuti pe. Mu kuba inshuti umugabo atangira kumwiyumvamo gahoro gahoro. Ubwo rero muri kwa guharara umukozi byaje kurangira batangiye kuryamana, kuko nawe urabyumva niba uri umugabo ukaba utajya ubona umugore buri uko umushatse ntaba ahari, na mu gitondo iyo yaje ukamwegera aba ari gusinzira, aba ananiwe, nawe urabyumva. Byaje kurangira rero umugabo atangiye kujya ararana n'umukozi, nimugoroba bajya kuryama agahita ava mu cyumba agahita agenda mu cyumba cy'umukozi bakararana. Birakomera. Uri urabizi iyo umuntu wamuhaye umwanya mukaganira, mukaba inshuti, ukamwakira, ushiduka mwakundanye. Batangiye gukundana pe. Rwose umugabo atangira gukunda umukozi. Nta kindi cyaje gukurikiraho, yaje gutera inda wa mukozi. Amaze gutera inda wa mukozi, umugabo biramucanga, aravuga uti noneho ndabigira nte? Gute nashatse umugore, umukozi akaba twise mbere y'umugore, ibi ndabigira nte? Ubu urumva n'abajene mariye. Umugabo bimaze kumucanga, yaravuze uti ibintu ngomba kwegera umugore wanjye tukabiganiraho, nkanamugisha inama, tukanareba uburyo yahindura akazi. Umugabo umunsi umwe yagiye kuri hoteli ikorayo umugore we, mbese nk'ugiye kureba umugore ku kazi. Ageze kuri hoteli ati nje kureba runaka nyiri no hoteli. Abamwakiriye bagwa mu kantu baramuseka cyane bati iyi se si indaya igiza gutegera ahangaha? Tuyu nguyu ni umwe mu ndaya rwose ziri VIP zijya ziza
gucururiza ahangaha, ati na mukanya yarari ahangaha ariko yagiye mu kazi. Umugabo agwa mu kantu. Umugabo akimara kumva ko umugabo ari indaya, yamuhishe ko yabimenye. Arangije aragenda ashaka inshuti ye y'umukire n'ubundi, arayibwira uti ndashaka unekere umugore wanjye, umuterete bikunde, niba wamugeze nko mu cyumba cya hoteli uzahita umpamagara, ndashaka kwifatira umugore wanjye nkamufatira mu cyuho, nkemera, nibwo nzemera neza ko ibintu bambwiye ko umugore wanjye ari byo. Reka rero ya nshuti y'umugabo izajye muri hoteli umugore yagiye gutegeramo, igenda imwegera nk'izindi gagari zose. Ariko ubwo cyari ikiraka, uwo mugabo yari bwishyurwe. Umugabo aragenda atereta umugore, aramutereta, bumvikana amafaranga, bumvikanye 500 muri iryo joro, ariko bagombaga kumarana amasaha 2 gusa. Nuko urumva 500, niba umugore akora 500 mu masaha 2, agasubira kuri hoteli agakorera ibindi 500, ubwo iyo si miliyoni mu ijoro rimwe. Urumva ko nta kuntu uwo mukobwa atakira rwose, niba ukorera miliyoni ku munsi umwe, nawe baramu cyumweru, baramu kwezi, gusa ayo mafaranga uyakoresha icyo kiri umukobwa ni menshi cyane. Ubwo rero uwo mugabo w'inshuti, iyo nshuti y'uwo mugabo, uwo mugore yaragiye itereta wa mugore, birakunda, bapanga ibintu byose, bagenda bagiye kuri hoteli bagiye kuraramo, ndetse bagera no mu cyumba. Bamaze kugera mu cyumba, yahise arya akara umugabo w'uwo mugore, ati umugore wawe turi kumwe, ndetse nta kindi gisigaye, tumaze gusangira, igisigaye ni ukumwishyura tukajya mu gikorwa, banguka. Umugabo yahise yinjira mu cyumba cya hoteli, abagwaho, ajya yakonfirima noneho ko umugore we ari indaya yigurisha. Umugabo yarababaye, agwa mu kantu, ati kumbe aka niko kazi kagukijije. Bavuganye nabi, baratongana, nyuma baza kwicara baraganira nk'umugabo n'umugore. Umugore nibwo yasobanuriye umugabo ko aka kazi yakagiyemo bitewe n'ubuzima bubi yari abayemo. Ako kazi akigatangira kukajyamo katumye iwabo bakira, nawe arakira, ndetse yifuza ko n'abana bazabyara bazakurira mu buzima bwiza butandukanye n'ubwo we yakuriyemo. Kandi aho wamwumva pe, abantu dukunda hari amafaranga, kandi akazi kose ni akazi. Umugabo ati rero umugore wanjye, wankoresheje amakosa, narakubuze, utuma ntangira gukunda umukozi, kugeza ubwo naryamanye n'umukozi. Ese urandenganya? Umugore ati ndabyumva, byose nakurenganya, ariko ngiye kugerageza basi mu cyumweru njye nkuboneramo nk'iminsi 3, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu sinkajye mu kazi, ariko guhera kuwa 4, kuwa 5, kuwa 6, ku cyumweru nzajya njya mu kazi, kuko uburaya sinabureka, burimo amafaranga menshi, kandi nawe ubwawe kuba umpagaze imbere kano kanya uri umugabo ufite ijambo kuri njye, nuko bwa buraya bwanjye aribwo bwaguhinduriye ubuzima. Wari umumotari uroba, kiragiye ntago wari ufite ijambo ku buzima bwanjye. Umugabo yarumiwe, agwa mu kantu. Amaze kugwa mu kantu, abona umugore nta gahunda yo kureka akazi k'uburaya. Umugabo atese ubundi ko nateye inda umukozi, nkaba mbona umugore wanjye nta kintu bimubwiye, bitigeze binamubabaza cyane, ubundi wamureka nkibanira n'uyu mukozi, kabone n'ubwo yego tutazaba dukize nk'uko kano kanya tumeze, ariko ndumva nakishakira uyu mukozi, bikagira inzira, nkamenya ngo ndi kumwe n'umugore wanjye. Ati kuko n'ubundi mbona nta mugore mfite. Atese umugore umenyera uti kuwa mbere, kuko nta bagabo bajya mu kabari no mu mahoteli, nzajya nguha umwanya, no kuwa 2 no kuwa 3, utariko kuwa 4 ngomba kujya kurarana n'abagabo banyishyura, kuwa 5, kuwa 6 ku cyumweru. Wakora iki? Uyu mugabo rero ubwo yasoje agisha inama, aravuga se uyu mugore ko yangiriye neza, numvaga ntashaka kumuhemukira, akaba adashaka kumpa umwanya ngo twubake urugo rwacu, areke uburaya, twicare hamwe twubake urugo, ndakora iki? Nimuta ndaba muhemukiye, ninguma mu rugo rwe n'undi nta jambo ndaba mfite, kuko niwe ufata umwanzuro wa nyuma, kandi ikindi ntateze kureka uburaya.
ese nkomeze mbane n'indaya mbizi ko ari indaya kuko ari kuvunikira urugo, cyangwa nti uru rugo nubwo ntacyo mbuze uretse umugore nibanire n'uyu mukozi nateye inda. Mana yanjye, uyu muntu mureke tumugire inama, sibyo? Wowe uri kutureba ntusige nta komenti wanditse, kuko komenti yawe imwe ishobora guhindura ubuzima bw'uyu mugabo. Njyewe nkurikije ukuntu mbyumva ku giti cyanjye, si ari njye nakora iki? Ariko uzi ari njye ngenda uyu mugabo nafata uyu mukozi nkamukodeshereza inzu ku ruhande, kuko n'undi uyu mugabo afite amafaranga. Nshuti zanjye, guhubuka ntabwo ari byiza, kandi iyo dufite umujinya, iyo amarangamutima yacu yahindutse, yazamutse cyangwa yamanutse, dufata imyanzuro mibi. Uyu mugabo ashobora guhita yumva ko guhita ahubuka akibana n'aka gakozi k'akana keza aribyo bizamuha amahoro. Ariko abantu barahinduka, abantu barahinduka. Ushobora no gusanga abanye n'uyu mukozi ariho yabayeho nabi kuruta uko ari muri uru rugo. Njye wa mugabo, inama nakugira nkanjye, nawe uri kutwumva ufite uko wamugira inama. Njye ndumva yakodeshereza inzu uyu mukozi, akanamushakira icyo gukora, akaba amwitaho, agatuza, akareba ko umugore we yahinduka gake gake, kuko uyu mugore aramukunda. Ntabwo umugore yagukorera ibintu byose atagukunda, kandi abantu tuba twarakurerwa mu buzima butandukanye. Niba uyu mukobwa yarakuriye mu buzima bubi, kurya bigoye, akabona ukuntu yaryamana n'umugabo akamukubita nka 5,000,000 cyangwa zingahe, ntawe ari we wabikora. Si ubwo wari we ntiwabikora? Ubu se wa mugabo we, ko wemeye kujya gutanga inkwano mu mafaranga y'umugore yakwihereye, hari igisebo kirenze icyo? Tujye twumva abantu. Noneho ahubwo uwo mugore, kuko aribwo mukibana, ari gukiza mu buzima bwe, banza umwereke ko umwitayeho, umwumve. Wowe guhita uza ngo umujajinge, kuko aribwo kimenya ubuzima bwe. Wihita umujajinga, kuko abantu tuba dukeneye abantu batwumva. Hari igihe umuntu akumva akagutega amatwi, ndetse bikazanagera igihe akaguhindura, kandi ukumva ibyo akubwiye ko ari byo bya nyabyo, kubera ko n'ubundi yakumvishe. Banza umutege amatwi, umwumve, utuze, umutware gakeya, gake gake hari igihe yahinduka. Ariko haciyeho nk'imyaka 3 ubona nta kigenda, imyaka 3 se si myinshi? Ntiyaba ihagije? Icyo gihe nawe waba wamaze kubona uko bimeze, wa mukozi yaba yarabyaye. Icyo gihe wareba niba wagereranya nawe ugahitamo, sibyo? Kwanza unamenye impamvu uwo mugore atari no kukubyarira. Ubundi gute ako se kubyarira mutabonanye? Nanjye anigize umwana, ariko se nanone gute umugore atakubyarira? Cyangwa wenda yarifungishije, ko nanone ntabwo mwamara ukwezi kose nta kintu kibaye. Rero ihangane, we guhita uhubuka kubera umujinya, kubera wumva ko wacitse amazi. Oya, bitware gakeya, kandi buri iyo witonze ufata umwanzuro muzima pe, iyo wirinze guhubuka. Mwakoze kudukurikira rero, kora subscribe niba utarabikora, tuzajya ucikwa na buri kiganiro dushyizeho. Kandi niba nawe hari ubuhamya wumva watwandikira, nimero ni za zindi nababwiye. Mwakoze.